ngingo kiri wabishonda umukara ariko nuburi wanyu nta gushonda bro ndabakosorera umuntu oya ndabakosorera umuntu bakoze WIZZO Media TV barareko ahagarariye abanyarwanda nawe uhagararira Burundi neza kandi umusore yambaye n'idarapo ry'igihugu uri kubibona yambaye n'idarapo ry'igihugu aje guserukira Burundi nawe kumupeza wowe ndabwiye ati umwana uri umwana bakunze ba WIZZO Media TV tutari bubangaranye rwose kunzi ba WIZZO Media TV tekana uri umwana uri ruguru ndi hepfo muga ifu naramuka kwemeje ako tugiye kujya muri gym biragenda bite ntago byobaho hoya nibibaho izo ni nk'izo biba kuri jewe hoya nibibaho ariko buriya nakondi ndasanga no mu Burundi ahubwo yisemye je narajabutse ndabasangayo uri umwemeze ko burya burana ingufu zo gutaha yabonye ko Rutambi mbenga yabonye ngira Rutambi ni umwana WIZZO Media TV WIZZO Media TV subscribe n'ushimira cyane utarayikora nyuma kujya gukora ibyo basha kukirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye ni bucece mu gace ntima nkokora murabizi ikiraso nkuko bisanzwe iyi ni sawa show bucece mu gace yangiye umunsi nayikoreye Bujumbura cyangwa mu Burundi nabandi kumwe n'umushinga naye hano giye kuba tubaca kuganira kuri WIZZO Media TV ugomba kunyakira ngomba kwakira cyane gose na cyane karibu kwetu Burundi asante sana Bujumbura abona gute Bujumbura ni fresh sana nahishimiye kandi mwatwakiriye neza cyane nabyishimiye cyane iyi munsi rero tukaba tugiye kuha abantu show kuri WIZZO Media nkuko bisanzwe baba bari kumwe na Arsira kumusesanguzi passepartout nitwisondeka mu rukobwa mukundi wa munyamugisha amazina menshi tugenda duhabwa n'abakunzi bakazi kacu turi kumwe n'abanyarwanda burya abanyarwanda n'ababanyi bacu niyo mpamvu tuze bikereye tugasurana tukanakirana neza niyo mpamvu tuvuze tereka tuze tuganize n'abavandimwe bacu tubarebe ngo se bameze bate bagaze bite noneho uyu munsi jewe naje ndondera niko bavuga naje ndondera anakonda naje gushaka naje ndondera naje gushaka anakonda kugira ngo Peace Mifu amaze imisi atubwira ati ariko anakonda je ko nahuye n'abantu benshi bagiye batandukanye ababasore ba Rutambi narabatsinze twayize bariburamo mu Rwanda ariko nabati kubera iki nawe ntajya kumwemeza nje kumwemeza kaje kwemeza anakonda wo mu Burundi none tavati reka tuze twabanje guca bari buze kubona amashu twabanje gufata Peace Mifu ari gufata amurindiriye yari kuri nuza yabanje guca ku mazi aje gufata umwuka mwiza cyangwa aje gufata bavuga ngo namantuza namahumbezi ko bavumbeze none aze kuhura nawe bimeze fresh anakonde twamuhamagaye kuri telefone twabanje kumubura ariko byarangiye tumutoye ego yaravuye muri gym gato niko yatubwiye kuri telefone none muri aka kanya tukaba tugiye kwakira Simifu kugira ngo atubwire amajyana amaza ye mu Burundi bimeze bite cyane okay Simifu kari umwana yes Simifu kugira ngo nabambona yarubasumubiri musaza sina cyane salama umeze fresh umeze neza maze fresh kabisa wana uri mu diaspora ari ga Burundi abari mu diaspora amazi y'u Burundi wayabonye gute musaza yabije nabo mu Burundi ni sawa cyane ni heza na hano bonye ho kwishimishiriza hari ambiance cyane naje nje gutembera ariko nje no kureba n'umusore witwa Anakonda ngo tujye mu mirya mwe mu gitango iki mu mbaraga mu ngufu dushire mu ngufu twe tuyita imirya reka mbaze uyu mugenzi wanje Peace Mifu uramubona ute gutoka Kigali cyangwa guturuka Kigali uramubona ute ewana je ndimo kuraba neza biraboneka ko ari umusore yubatse umubiri uko ugerageje kuraba nka jewe ngahanye ubona yuko ariko nanje biri kuza so ukuntu nawe ameze nawe urimo fresh birimo kuza nanje maze iminsi nkora siporo ariko wenda guturuka Kigali Bujumbura wabonye utere nkubazo ku ruhande rwanjye
aha Yego. hano turi ni kuri ni kuri Bora Bora Beach ikibanza ciza cyane cyo guteramiramo. Tugere ku kibuga cy'indege cya Bujumbura tukaba twagufashe n'atuntu uri ku mazi utegereje twegere kamera kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza Nibashe babona ama image meza cyane gose. Twahabonye njye nahabonye neza ku reka tujye kuri kote kugira ngo babashe kudufata amasanamu meza. Yego. Ni igihugu gituje kirimo abantu beza mbese hano mafite inshuti nyinshi ariko inyinshi twavuganaga turabonana ariko twabonanye mbona abantu n'abana beza ni inshuti nziza noneho ngeze hano ku mazi numiwe kabisa nabonaga amazi ari kugera gutya twabanje kugufata amantu muri bucece mu gace igihe niko mvuga bucece mu gace yanjye yego namufasha amashusho nabwo cameraman ati mufata amashusho simifu kuntu bihagaze urebe yabanje guca ku mazi yerekeye wanafata amahumbezi nimba yari yiteguye anakonda kugira ngo simifu wenda anakonda n'umubawuse cyangwa umuntu w'umusore hano twemera cyane no mu mujyi wa Kigali wahuye na barutambi nawe amaze kugera mu Rwanda ka izerikiye ko anakonda uzavuga ati reka mushobora kavuga ati ndamwemeye neza kufata wo mu Burundi vuga ati nakonda reka mwemeze urumva ngewe ikintu cya mbere mfite ni motivation y'ibyo njemo afite courage nyinshi cyane cyane ko anakonda uko nabonye atari umuntu udakanganye ngenje kumushyira hasi down gusa biranaca reka mwitabe arashitse yashobora kuba guhamagaye reka mwitabe yes tutegereza anakonda we muyobore alo nibyo nakubwiraga ni waje ngaha kuri Bora Bora Beach ku muryango tubona kuri portail umunyarwanda no mu Burundi ari ikintu cyiza cyane ko ibihugu byacu ari ubushuti bari buzi arashise yego okay kirashike ngo tugezeho simifu wenda guturuka mu mujyi wa Kigali cyangwa guturuka mu Rwanda ni urugendo rurerure umuntu aba yakoze rutoroshye uje kuvuga ati anakonda ni umusore w'ibigango ufite imbaraga ngiye kwigaragaza nanjye mvuga ati uyu mudari reka ngucyure Kigali reka ngucyure Kigali imbaraga wakoresheje niziye kuba wakwiyaminiye wifitiye icyo cyizere cyo kuza kumushyira hasi ubundi ikintu cya mbere mu buzima yukora umukino we wese bisaba imyitozo rero mfite irahagije yo kuba twahangana kandi nkaba namutsinda ngiye nizerera mu myitozo kuko yukora cyane nibyo bitanga umusaruro n'ikipe y'amaguru iyo ifite imyitozo myinshi cyane nibwo itsinda nanjye imyitozo ndi nayo barayikoze kabisa n'umubiri biragaragara yuko yakoze neza cyane gose ariko mwana ni njya mbere ugeze buca wahabonye gute nubwa mbere mpageze nahabonye neza bro ni heza kabisa hari abantu beza hari amazi hari icyo bita imikeke urabutekura kabisa ukavuga ati ibintu n'uburyohe hari icyo bita uburobe ni ubwa mbere nari mbonye nako man umuvandimwe arashitse kabisa anakonda karibu sana kumenya ugize ubwoba man suza n'umuvandimwe yani ariko wakwegereye ngaha kumenya ugize ubwoba musaza muri kubona ntago byari muri gahunda uriya kuramutsa umuntu ni umuco w'ikirundi uzi icyo mperuka kubakora ariko uramutinya se apana kumutinya urazi icyo mperuka kubakorera wowe wampamagaye nibyo kutambwiye ko ari ngaho ibintu byose ntago bihora kumenyesha hari na surprise hari surprise bigomba kubaza wowe wambwiye ko ari kuza ungurira akantu sabye turaganira byose tuganira kutambwiye ko uyu mujama Smith arimo wanamumenye buriya busuze basi musuzanye bisanzwe kubera tunda yaje mu Burundi nta kundi ufite ubwoba ubwoba bwike ushaka niciye umujama ushaka ndamwica jewe unyica wowe bro ndabikwereka tubyerekana intare ndagaza nginkoko iri wabishonda umukara ariko nubwo uri wanyu nta gushonda ndabakosorera umuntu oya ndabakosorera umuntu bakoze izo media TV barareko byose kibaho
byose byokora ntabwo bafite Tujya muri ring. urazi ibyo mperuka gukora Rutambi ariko Tujya muri ring. ibyo mperuka gukora Rutambi urabizi nta kibazo ufite nta kibazo aje ahagarariye Rutambi aje kukwemeza nawe asubire okay ahagarariye abanyarwanda nawe uhagararira Burundi neza kandi umusore yambaye n'idarapo ry'igihugu uri kubibona yambaye n'idarapo ry'igihugu aje guserukira Burundi nawe cya ahubwo mwe muratwenza ndake reka mpagararemo hagati ngiye buriya nanjye njya nkunda batajya gushwana kuko twe nitwabanguranyiraho imbaga zacu yubahe uhagarare gutya Oya. kuri gukora agarara muhazi yakoze ziwawe Buretse nkubwire. Buretse. begeranye ndabona ari umuriro ku bantu ntabwo mbikunda Kubera iki? ushaka umbarira ikiwe none se anakonda umeze gute fresh tu ni fresh gusa unkoreye amakosa unkoreye amakosa surprise igiye ngukoreye oya ntago ari byiza ari byiza Simifu bamuraga ku sugamera muhuye ubona umwana ubona umwana umwana ariko ufatiye kuko ubundi kugira umvuge ko Smith ari umwana biraboneka niba turabe ushingiye oya ariko ariko cameraman ntungeye kamera hangaha cameraman ntungeye kamera hangaha fresh Buriya reka nkubwire. simireba muri kamera Aha. Reka mbanze nkubwire akantu gatoya. Sibyo? Imbwa iri mu rugo rw'iwabo mu gipangu. Ibimokamoka cyane imokamoka. Ako buryo imwe uzakore hasi. itayiruka Ni vuba. ayo namagambo kwisimbamuze ayo namagambo yiwawe urazi nubwo naje iwanyu mu Rwanda ntabwo banagize kandi nari umwe Wowe igira ibisi urarize ubu. Igira urarize. ndarize Uzi ukuntu barya igira ibisi? Ngwita nkuhuta uvuze ngo anakonda uri bumire nk'igira ibisi iki? ndabasaba cyane ndamujane muri gym nawe ndamukosorera iwacu mujyane muri gym muri gym ndamukosorera Smith uri tayari kuja muri gym kugira ngo akwemeze mwebwe umvase je sinya n'indimi kandi sigewe ibintu byaye ngomba kubishyira ku mugaragaro bikaga murajya muri gym mwese mwigaragaza unyemere kugira ngo umva je ntago ari bya gym gusa ndafite n'ibindi bintu ngomba kandi buriya abagabo ntibajya baharira mu magambo oya amaze gukora iki cameraman muntu ngire kamera hano Simi zana akaboko kawe fresh kwagiye cameraman uko tayari tukugira ngo turi ubone neza bamwe turebe abantu badukuriye ariko bundi kombe Nebiki ushaka. kondi kubona mutubwire namwe mu umwana Je ndi umwana. uri umwana mutonya bro indatitira ngaho kumenga ariko cyane amana anjana fungiye anafungiye Ikintu gihari gupezanya sibyo? umwe narambura ko kundi Gupezanya. Ushaka dupezanya. Gupezanya ubundi habari imeza yabugenewe tugapezanya. Uyu nguyu kumupeza. Kumupeza wowe ndabwiye ati umwana uri umwana bakunze ba WIZZO Media TV tutari bubangaranye rwose kunzi ba WIZZO Media TV tekana uri umwana uri ruguru ndi hepfo muga nakunaniye umva uri ruguru ndi hepfo Bro tujya hari. uri ku bakunze ba WIZZO Media TV ndamukosora Wewe nakubwiye ngo uri iki? ahubwo namaze kubona uri umwana mutonya namaze kubona uri umupeti Ikintu gihari. Wenda kunywa. Hama tuye kujya muri gym. nta kibazo mfite kugira ngo muvyemerazanye muri gym Nidushaye tugeze muri ring. Banze mwereke. reka rero abantu badukurikiye kuri sawa cyangwa kuri WIZZO Media TV tugiye guca impaka yesi nkunda ibintu biciye mu mucyo tugiye guca impaka batwemere ko tujya muri gym yege tureka amajambo yicanke ibivyo ngaho niho biri buze kugaragarira kandi noneho ikindi ndashaka ko buri umwe ari bu Simi farasubira Kigali yemeye Simi uri bwemera nusindwa iyo kwemera hango birimo ko ngiye naje mwiteguriye fresh abanyarwanda nago nabatenguha Simifu nakwemeza uri bweme Simifu yemeza ndi wowe uyu ntago byobaho ntago bishoboka oya narutambi namubwiye ntibyobaho kandi mwarabibonye ntago bishoboka oya ntibibaho n'abantu mudukurikiye turajya muri gym baze kudukurikira
gym turajyamo baze kwemezanya muri gym buriya ngiye nkunda ibintu biciye mu mucyo biciye mu mucyo birera ko umwe yemeye undi nakwemeza uri bwemere ariko ntibishoboka yanyemeza gute ndashaka kumenya imigambi yawe Smith ufite niyiye kuva Anaconda waje ufite mu mutwe wawe haje harimo iki kuva ati ndi bumwemeze cyangwa ari buntsinde waje uri gushyekiranya cyangwa waje ufite ikizere rumva ikizere cyawe cyagishingiye kuki naje ngiye mfite ikizere cyuzuye 100%. Cyo bita confidence. Mfite confidence ihagije. Urumva? Yo kunywa igi ribisi. Wowe rigira ibisi. Igira ibisi. Ariko mani ko mbona yakwiteguriye frama ashaka iki? Igi yari ribisi ugira gucyo ugahita karakano. Cyo bita ari amazi yigi, ora amazi yigi. Anaconda. Reka ronda ukosore. Reka ndagukosora ubure ingufu zigusubiza mu Rwanda. Anaconda nda wihangare ko nagutunguye. Ukibona Peace Mifu. Ukibona Peace Mifu. Oya, je umbabarire nambaraga afite zo guhangana nawe. Ntago ndi muri competition sinagushobora pe. Wabishaka kwikora mu nda. Namanitse hakiri kare. Wahamagaye nkubitese. Ko ngomba ndamugukubitire mu maso. Jewe ikintu nshaka kubaza wenda ni surprise ibayeho cyane ugutungurana bibayeho Simifu naramuka kwemeje ako tugiye kujya muri gym biragenda bite ntago byobaho hoya nibibaho izo ni nk'izo biba kuri jewe hoya nibibaho ariko buriya nakondi ndasanga no mu Burundi ahubwo yisemye je narajabutse ndabasangayo uri umwemeze ko burya burana ingufu zo gutaha yabonye ko Rutambi mbenga yabonye ngira Rutambi ni umwana urumva uyu ni wa Rutambi nawe rongomba ndamukosora vino agenda abwira ubutumwa Rutambi. Okay. Simifu Anaconda yavuze ko ushaka kugenda ugaha ubutumwa Rutambi kubera isoma yaguhaye cyangwa nuko aba yakwemeje wowe urabyumva ute ubwo butumwa no butumwa bwiza ngomba kumushyira sibyo nagomba kumushyira ubutumwa bw'intsinzwe intsinzwe ndamushyira ubutumwa bw'intsinzi sibyo nginkoko iri wabi nshonda umukara uyu munsi umukara urashondwa kuko inkoko sorry no kuvuga ngo inkoko iri wabo ishonda umukara niki kiba cyashonze inkoko y'umukara niki kiba cyashonze inkoko iri inkoko iwabo ishonda umukara ubwo inkoko iri wabo itora byoroshye ubundi hari ikintu bita umukara abantu benshi ntago bawuzi umukara yamaze kubivuga ko nzomukosora kuko yasanze iwacu uretse mansobanure umukara nagasimba kabi cyane karya inkoko yego urumva ako inkoko iri wabira kara ariko inkoko iri wabira iyo gashonda kandi nagasimba kaba karenze sibyo uyu rero nawe uyu nguyu niyo nkoko ariko uyu munsi umukara urakumira burundu tegura ibyo ugenda kubwira Rutambi gusa nagasimba karya inkoko wowe ugenda kubwira basi u Rwanda ndaruha amakuru meza yuko nanyweye igira ibisi kwanza oya reka ndabwira oya tekana reka ndabwira nakandi kantu ngomba ndamukosorereko arakwega imoto ngomba namupakira imoto zitandatu azikwegerera imwe Smith uriteguye cyane imoto zitandatu ndaziparika ndabeka ahubwo nukuvuga n'imodoka zirajamo sibyo nawe hari mwabana mudukurikiye ngomba ndamuha ibintu sibyo nawe hajya mu Rwanda tanga isomo hari moto 6 hari gym aho niho imodoka zirimo ku bajaji ibintu byo gukwega tuzokwega ibintu bitatu okay umva mbabwire gatoya sibyo nawe mushaka abandi basore bose bo mu Burundi muzi ko ari amaganga muzi ko ari abasore kuko iyo namaze kumunywa mushaka abandi bamurenze nabo mbanywe okay Simifu akaji urabizi ukuntu karyoha akaji ariko Smith ugera wowe ni ukunywa nk'akaji k'amatunda ariko Smith ugerageje kumva icyizere wifitiye hamwe watsindwa amana wa maramara oya ntago bishoboka abanyarwanda bivuze iki kumaramara kumva isoni kubura isoni zo akwica okay hoye unamenye n'ikirundi mvuga ikirundi wumve ntago ari kuvuga jewe naje namaze gukora ingingo yuzuye hewe jewe cha umva ndakumviriza ndakubarire cha ndakunyunguta nyene reka ko tugende muri gym umunyamakuru nta ruhande namwe mpagazeho nanje nuko Simifu hagarara hano nuyo hagarare hano n'abantu muturebere gashaka ntuza yawe bereke ikizere wereke abantu oya ibyizere buretse wowe tuza buretse nkwereke njyewe twebwe
ngewe ukizere mfite Vugana ko nawe mukuri muzo mwerekane body. ikizere cyambere Mwerekane imibiri fresh. ejo ndagushaka mu gym Ari gusaba ko mukuri muzo mwerekane body fresh. cyambere ejo turi kumwe mu gym sawa cya kabiri good Uvyuka wiruka sha. bafana mu ndabiri umujama ntava byuka yirutse ntava byuka wirutse kwanza hano haba gym Zimu zirahari nyinshi. gym nabonye Gym zirahari nyinshi. gym nizo nshaka mbere na mbere ikintu cyambere nshaka kubasaba ni naho uvuye Uri mu myitozo. none ikintu nshaka cyambere ukora ikintu cyambere nshaka ndashaka yuko mu gitondo cyangwa mu kanya ako bubwije zani igingwereka zani igingwereka aha iri ugira ribonye iri riragize irigira kuribona wowe uretse igini aribonye ni gurya worone je uri ni wewe wori tamiri Bari bukumire nk'irigi. ni wewe aha Uri kubona ingene bamizigi. muzazo ikiganiro cyacu nubundi amasaha kudufata buri kwira wowe Simifu ari kuvuga ngo agomba kunywa nk'igi. je na umva abafana bawe cyari Ikizere waha abantu bawe bari. umva nuko uyu ari umwana nuko uyu ari umwana impande zanje nabivuze uyu ni umwana kuri jewe Ariko buri yibuni nakubajije ati ikintu hanini ufatira aho gira uvuge yuko Smith ari umwana imbere yawe ni cyane. turaba body turaba body Uvuga ngo we uyo apparent ni by'ababozi uyo nuko gufungura kwiwe nyene kandi ngo nuko vyibuha umva ikintu gihari riragiye waribonye ko narimize buretse wowe triceps ri ngo nuko vyibuha kwanza bakuze hizo media ubu uri munda uwo mugise munda ubundi uri munda jamara twenza agomba kumera nka Rutambe afite ko ari umukomedi Rutambe ndamufata gute ibyo namukoreye ntimwabibonye ubu ari bumugire nka Rutambo yiwe avuga amajambo atari nafise amajambo menshi arenze ibikoko ntiyavuze ko agomba nkwe nibaturindire kandi namunywe reka kunywa kangahe hano mu Burundi nagomvana hano mu Burundi nubwo Rutambi yatinye mbura ataje si uzana Rutambi kandi wari ubakeneye ari bari erega Rutambi niwe nari nkeneye bibone ko uyu niwe yarungitse rero ngomba rero numwa yiwe ndayitume oya uyu ni wajana ubutumwa abuhe Rutambi ataho wandungitse nananiwe nawe namanitse amaboko nanjye none ushaka ko Rutambi yatinye Rutambi yatinye ko yarungitse wewe ubwo ni we yizeye ngomba ronda guha ubutumwa ugenda umubarira atamanitse amaboko gahunda imeze urumva ushitse mu Rwanda uzokuheranje ubwo Rutambi muze muri babiri urakoze reka musubize nanjye akantu gato soro kuntu nariye riragi Rutambi bazaza kunywa nk'amazi sibyo okay yes reka twemere ko azaza mu nkama ari wowe ari na Rutambi ni nduri hejuru ari wowe na Rutambi ni nduri hejuru ikigaragara uri kwemera Rutambi interview nyinshi na Rutambi sibyo competition Rutambi hano mu Rwanda sibyo ikigaragara hano turi Burundi sorry Rutambi hariya mu Rwanda hariya mu Rwanda sibyo arandenze arabyemera kandi nawe hari kera ubu ngubu none ufite icyo bita experience ya danje hama wowe ndashaka kubanza kunywa uyu zasubira mu Rwanda aranywa gute we Rutambi kumwemera ko kurenze kubiki kandi ari kuvuga ngo yaramwemeje yaramwemeje ubu ngubu ntago ariko biri icyambere namukosoye kuki so yanzaniye moto sicyo cyambere ndazibonye mugana namukosoye amushira hasi namukosoye kuva hasi kugera hejuru guterura ko bajengo guterura nabyo oya nari nakomeretse kandi byarabonetse wari wakomeretse mu hari ubutumwa nshako wenda wa Rutambi hari ubutumwa nshako Simifu nubwo muri kumwe tugiye gusubukura tugiye kujya muri gym cyangwa tugiye gufata nizo moto uze kwemeza Simifu wowe shire mu bikogwa ubu none ahangaha ikizere waha abafana bawe cyangwa abantu bagukurikirana iki niko ngomba nabakosora uyu mujama Simifu Simifu bajye gukosora wowe niki wabivuga tubara ku musozo kiganiro murakoze ntabyo kunkosora biri hano Rutambi Anaconda
nakubwiye ko ngiye kumunywa cyangwa tuvuga turakizi umaze kumunywa umurenzeho kuri show mita njya kumurenza twayibonye okay twagiye mita njya kuri imikeke yari muri Tanganyika mabona twaja muri gym tugaja mu bikorwa reka twebwe ibyacu ntabwo twakwemera yuko ibi ngibi ntitwabyemera ibyabo n'ubundi reka babishyire mu bikorwa tubyirebere cyane kugira n'abariko baturababone tuyeze kuri moto abantu tubereka ukuntu bimeze nicyo cyaba kize nicyo cyifuzo cyanjye sawa nge reka nisubire ku mazi ngiye kuba nifatira twagiye kunuza yawe ku mboko yawe gutya cameraman ukubiteze umufresh babona amaboko yawe bagabo ayibonye muri kubona amaboko yabo umuntu uri butsinde kangiye kunywa ngiye kunywa icyo bita harya aji iryoshye hano bayita nimumbaze ibintu birebire wowe kwanza unkoreye amakosa kandi wumve beef irahari gumana n'uyo mujama wawe mumenya ntama ejo mudonde ejo tukurondere tujye muri gym kumenga uri kugaragaza ubwoba sawa ariko buriya Smith yakwisa umwana wo mugabo ubona buriya niba nyise umwana nge nkamwita igi igira ibisi icyoroshye ni igiki icyoroshye ni ukiriga umwana ararika ariko musaza c'est akabazo keza cyane urumva urangomba kumunywa sino kumunywa nk'umureti cyangwa nzamunywa nk'igira ibisi ariko ubundi ko numvise wemera cyane Rutambi ko ari mukuru wawe uramwemera Rutambi n'umunyarwanda mugenzi wawe ko ari mukuru wawe ariko mu bijyanye n'ibintu bya body kugira ubu nawe akaba yemeza neza yuko Rutambi yamushize hasi uri kumva biza kugenda gute musaza na uriya bro sibyo uriya ni akantu karyoha hano iwanyu mukunda nagake ko kunywa yes akaji kitwa gute oya twaba turi gukora promotion akaji kitwa gute ukunda wewe akaji kitwa gute ndakici akungomba oya kumba kumunwa nkuko sagatunda ngiye nzamunywa egera ibisisi cyo kintu cyoroha kuhita kinjira mu okay ngewe undiye nge ndurusenda akura nigira ibisi ngewe kundya urusenda ejo ntitwaza kubona wirukanse aratubwiye ngo yigire mu myitozo anakunda yigire mu myitozo yiwe ejo ntitwakuza kubona wirukanse utsinzwe ahubwo muri koni nzareka nigere kure Batanganyika okay hewe muri guca mu ndinza no wakikira ndabakimenya ikiro ntakimenye ngiye gukora siporo zo mu mazi koga wewe no kuyango mbemeze muzemere ku buryo boga muri Tanganyika nk'ifi ari amazi urabona bari guhuta ariko ngiye ndoga bro nk'ifi bro barene okay shaka ariko rekeje tubigaragarize muri gym n'ujya mu jama turisiri jana kujana ko bitego imyitozo yanjye nyikora mu mazi nkashaka ngiye ngiye mba nero shaka mu mazi ngiye kuziterura mu hariya okay reka tureke Smith nawe ajye mu myitozo yiwe anakunda tusabye ko ajye mu myitozo ejo tuzasukura kereka abantu ukuntu bimeze ariko ikindi twanakwibaza wenda reka nkawe uri umunyamakuru wa WIZZO Media TV okay musa urakoze ejo tazodukoshana mwana reka mbanze komeza mu myitozo yawe uri umunyamakuru wa WIZZO Media TV wenda uko ubonye bano basore turi kumwe sawa Smith wa Bora wenda na Anaconda uko babonye gute aba bagabo barubatse umubiri kandi biboneka yuko bose bakora ama exercice mwana niyo mpamvu umwe wese yifitiye ikizere yuko atoshobora kumwemeza nta ruhande tuye tuyengamiraho n'amakuru abandi bajya babehengamira wowe ubonye nkuko ubibonye ubonye uzatsinda arinde ariko buriya rero ako kabari nagatego kubera ko ngiye gushigikira naka undi yababara ariko reka tuzovyerekane mu bikorwa kugira ngo n'abakunzi ba WIZZO Media TV canke abakunzi ba sawa show babibone yuko atanu duhengamiye ahubwo byagenze nkuko byari kugenda bakurikirana ibintu ko bizagenda kandi bakurikirana iyi show igiye kubaha ku mpande zombi ubundi ibintu bibasha kugenda neza ubundi icyo basabwa no gukora subscribe tukaba tubasha zigiye zitandukanye tukanyarukira mu Burundi mu Rwanda hose turabemera abarundi bundi n'abanyarwanda n'abavukanye umubanyi niwe muryango uwo mugana urabuze okay reka tubararikire ko ejo bazakurikirana ukuntu ibintu bihagaze na cyane
Right, bakunze wa WIZZO Media TV mwashoboye kubona yuko twari kumwe na Smith kuva mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, tuba kumwe na Anaconda ariko vyarangiye batumvikanye, aho ukuri tuzoza kugaragariza neza ejo muri gym, kandi ikiganiro tuzokibaha inyuma y'iki inye muwejeje kuraba ikindi iki inye muce mitegurira ico muri gym kugira ngo mubone uko vyarangiye, uwemeje uwundi mbega ninde, nivyo turindiriye. Ubundi je nitwa Arsira kindi umusesanguzi ni Passepartout, nitwisondeka mu rukogwa mukuru wa Munyamugisha, behind camera mba ndi kumwe n'umusaza kubita image udashobora kubona kuri television imwe ngaha mu Burundi. WIZZO Media TV, we always bring the best. Nitwisondeka, ciao ciao. WIZZO Media TV.